tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, turabashuje aho muri hirya no hino mudukurikiranye muri studio za Cape TV 47. Mbanza gushimira abantu badukurikirana bari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri abantu b'ingenzi cyane, n'agaciro n'umugisha udasanzwe kubagira. Nongera gushimira abantu badukurikirana bari muri Amerika, abadukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi, turabakunda cyane kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Abadukurikirana bari muri Amerika turabakunda cyane, umwaba mudukurikiranye muri mu bihugu by'Uburayi turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza aho muri hose, kuba turi kumwe dufatanyije urugendo rwo gukurikira Yesu. Ni iby'igiciro, ni iby'igikundiro, n'umugisha udasanzwe Imana iba yaduhaye. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kuba hano tuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ni byiza ko dusangira ibyanditswe, kuko mu byanditswe niho dukura imbaraga tubashisha gukomeza uru rugendo, kuko ijambo ry'Imana niryo rihanira umukiranutsi gukiranuka kugira ngo agendere mu ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo rero tugiye kuganira ku magambo makeya aboneka muri Zaburi ya 11. Turasoma umurongo waho wa 3 dusoreze ku murongo waho wa 5. Ndabizi neza Uwiteka Imana iri kumwe natwe kandi iradufasha muri byose, itwereka inzira, itwigishe ibyo tudasobanukiwe, kuko Uwiteka niwe watangije umurimo mwiza hagati muri twe kandi ni nawe uzawusoza. Reka dusome Zaburi ya 11 umurongo waho wa 3 dusoreze ku wa 5. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Kane, Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. 5, Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha nukunda urugomo umutima we uramwanga. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni umutima utera imbaraga, ijambo ryawe niryo ridushoboza gukiranuka. Mwami Yesu Kristo, reka ijambo ryawe rishinga imizi mu mitima yacu kugira ngo dusobanukirwe ibyo dushakaho. Uko umunsi utashye, Mwami Yesu Kristo, tumenye ko ari we Mana yacu, ari we murengezi wacu, ari we utwitaho kandi utuzi n'amazina. Habwa icyubahiro rero kuko washimye ko tuba hano tuganira ijambo ryawe. Ngwino wohereze imbaraga zawe ziganze imitima yacu, kandi umwuka wera adusobanurira ibyo tudasobanukiwe, kugira ngo tubashe kugera ku gukiranuka nyako, kugira ngo umunsi ukwiriye tuzatahe ururembo Siyoni twateguriwe, aho wateguye ko tuzaba Yesu, abariho tuzabana nawe iteka ryose. Buri mwe wese ukurikiranye iri jambo ry'Imana ndamusenge kugira ngo umucyo wawe umuvire, kandi umwuka wera ahindura ubugingo bwe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndanezerewe, nongeye gushima Imana mu mutima wanjye kongera kuba muri studio za Cape TV 47. Byari bikomeye mu minsi itambutse, twahuye na byinshi, ibigeragezo nabyo nk'abana b'Imana duharanira gukurikira Yesu, ibigeragezo biba byinshi. Nukuri ndashima Imana mu mutima wanjye, ndanezerewe. Imana hari ibyo yakoze mu buzima bwanjye byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, yari urugamba, ariko nshimye Imana ko hari ibyo yantambukije, mbona bikomeye, mbona ntaharenga. Uwiteka Imana arahandenza, ndamushimiye. Ishimwe rinturutse ku mutima, ndanezerewe. Ahuri, reka tuzamurira amaboko Uwiteka. Mana ushimwe, warakoze, iminsi inyuzemo yari ikomeye, ariko Mana ndagushimiye kuko hanambukije. Ishimwe ryanjye naritambukije. Nawe ahuri hirya no hino ukurikiranye iri jambo ry'Imana, reka dufatanye gushima Uwiteka. Nkuko twasomye amagambo yacu hano muri Zaburi ya 11 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, amagambo y'Imana atubwiye ngo, ese niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Reka mbanyurireho muri make. Nko mu minsi maze nyuramo byari bikomeye, ndi kunyura mu bihe bikomeye by'ubukene biruhije, ariko ndashima Imana ko Imana ijya yitamurura, ni Imana igitabara mu makuba, ni Imana itubereye byose. Ubwo naraho nibaza ngo bizagenda bite,
byari bikomeye pe. Narebaga mu kazi nkabona nta nzira, nareba mu byo ngerageza gukora nkabona nta cyerekezo, ariko ubu ngubu ndaho ndashima Imana kuko hari icyo yakoze kinyemeza ko iri kumwe nanjye, no kuba nongeye kugaruka hano muri studio za Cape TV 47 nari maze igihe kirekire ntagaruka, nabyo ndashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Kuba dukurikiranye, nitwa Niyomwongerisha Batista, ndashima Imana. Ndi umusore ushima Imana, ndakuze n'ibyo nakabaye, ndi umugabo nubatse, ariko Uwiteka yashimye kongeza iyi minsi yose nkiri ingaragu. Ariko icyo nzirikana nuko ngomba kurinda agakiza, imbaraga z'agakiza ziri muri njye, kuko icyo Uwiteka yitaho nuko tukiranuka, tugakora ibyo gukiranuka. Ijambo ryacu ryatubwiye ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi nta kindi azakora uretse kwegerana n'Imana. Narabibonye mu minsi itambutse, negeranye n'Imana nyikomezaho, ibibazo byaba byinshi, satani yazana amajwi y'urucanege, nkegera Imana nkasenga. Mwene data mushiki wanjye, niba ubona ibyo wari werekejeho amaso, ibyo wabonaga byagufasha muri ubu buzima, byakubera nk'imibereho, byose bishyengwe bigiye hasi, ndetse nageze kure cyane ku buryo ni no gutunganya amashusho anyuraho hano kuri Cape TV 47 nkabura n'uburyo nayakora, nkumva ndaremerewe, nkumva nta nzira, nta bushobozi, nta cyerekezo. Byari bikomeye biruhije, ariko uyu munsi reka nkubwire, hamwe no kwikomezwa no gusenga, nkaguma ku Mana, nkashaka Imana ku manywa na nijoro, nibyo bimbashishije kongera kugaruka hano nkivuga ubutumwa bwiza, nkiramya Imana. Nibyo koko hari aho umuntu agera kumva acitse intege, akumva yabireka, akabona ibintu by'Imana ntibikora, akabona ntacyo ageraho, akabona abandi baramusize. Ariko nkubwire mwene data mushiki wanjye, iyo wihanganye ugategereza Uwiteka, iyo akugarutseho agarukana imbaraga nyinshi kandi n'imbabazi, nawe ukabibona ko ari Uwiteka wategereje. Ndashima Imana rero. Umurongo wa 4, Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera. Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera. Urusengero rw'Imana rwera nta rundi, ni umutima wawe. Reba, tekereza neza, niba Uwiteka atuye mu rusengero rwera koko. Kugira ngo urusengero rwera rube rwera, nuko aba nta byaha birimo. Bene data nshuti zanjye, twere gukururwa n'ibigezweho. Benshi bararangaye, bibagiwe ko turi mu rugendo dusiganirwa kujya mu ijuru, kandi umunsi ku wundi, ijoro kurindi ni ukurwana intambara kugira ngo gukiranuka kuboneke mu mitima yacu. Bene data, urusengero rwera Imana ituramo ni imitima yacu. Mwene data mushiki wanjye, haranira gukiranuka mu byo ukora byose, kugira ngo Yesu utuye muri wowe atura ahantu hakeye hatarimo ibyaha. Ndabizi birakomeye, ntabwo byoroshye, nta wakibashisha gukiranuka, ariko Yesu iyo ari muri twe atuyobora inzira yo gukiranuka. Niwe wavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe wundi wanyuraho kugira ngo ugere mu ijuru utanyuze muri Yesu Kristo. Muri Yesu niyo nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo, kandi Yesu ari muri twe atubashisha byose, tukabasha kunesha. Dukomeze hepfo gato, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru. Nta hantu watuza Uwiteka uretse kugira umutima uciye bugufi, ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana, umutima uhora uramya Imana. Uwo mutima ni wo Uwiteka yishimira. Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Ese mwene data mushiki wanjye, uzi ko Uwiteka atugerageza? Muri iyo minsi iruhije maze iminsi ndi kunyuramo, hari igihe nabazaga Imana nkayibwira ati, se Mana, nacumuye iki, nagomye iki? Bijya bishika tukagira ngo ni ibyaha bitumye Imana itureka, kandi turi gutunganywa. Uwiteka aragira ngo adutunganye kugira ngo tube ibikoresho bizakoreshwa iby'igiciro mu minsi iri imbere. Ndashima Imana ko mu minsi y'ibigeragezo, naho nacitse intege nkarambirwa, ndashima Imana ko yangaruje imbaraga zayo. Mwene data mushiki wanjye, haranira kumenya igihe ugezemo. Hari igihe Imana itugerageza igira ngo irebe uburyo tuyikunda, cyangwa se uburyo tuyizera, irebe umwanya tuyiha muri twe. Kuko ndabyibuka neza cyane, naniwe ncitse intege, nagezwaho ngera kure cyane, ndaremererwa,
numva ijambo rimfasha ari rya rindi Yesu yivugeho ubwe ati umuntu nashaka kunkurikira nabanze yiyanga ubwe yikorera umusaraba we ankurikire. Iryo jambo nagiye ndibwira umutima wanjye buri munsi nacitse intege, ndetse kenshi havuga ati Mana niba bimeze gutya ni bande bazakurikira inzira yawe, ni bande bazakumvira. Ariko Uwiteka agira neza, yaje kwibuka gusenga kwanjye. Ubu ngubu ndanezerewe, mfite ishimwe mu mutima, ndayiha icyubahiro kuko narayibonye mu minsi y'amakuba. N'ubu ngubu niyo navuga naba mvuga ibyo nzi kuko Uwiteka hari ibyo yanyigishije kandi ndamushimira kuko ari umwigisha mwiza. Kuri kane, Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera. Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Ntuzacike intege mwene data, ubwo imboni z'Uwiteka zizaba arizo zikugerageza. Ni hahandi ubona inzira zose zifunze, business wakoraga igahagarara bidaturutse kuri wowe ukagerageza bishoboka ariko ukabona birahagaze. Ariko umenye ko Uwiteka ari we Mana yawe kandi azakwitaho, azakugarukaho. Gatanu dusoza, Uwiteka agerageza abakiranutsi ariko umunyabyaha nukunda urugomo umutima we ntuzamwishimira. Bene data, nibyo tugeragezwa n'Uwiteka kuko agira ngo arebe ese urukundo tumukunda ruri ku kigero kingana iki, ese ishaka tugira mu murimo wayo ungana iki. Ijisho ry'Uwiteka riratugerageza. Reka mwene data mushiki wanjye uri kunyura mu igeragezwa ritandukanye aho uri hirya no hino, mwifurije kwikomeza kuri Yesu kandi ukamenya ko ku Mana ariho igisubizo kizava. Ntago ari uko wacumuye, ntago ari uko wakoze ibyaha, ahubwo imboni y'Uwiteka igerageza umukiranutsi kugira ngo bimwigishe amenye uko yitwara mu nzira ijya mu ijuru. Ariko tusoje tuvuga ngo ukunda urugomo cyangwa se umunyabyaha ntabwo Uwiteka azigera mwishimira na gato. Mwene data mushiki wanjye, ahari wakurikiranye ijambo ry'Imana udakijijwe, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, reka mwifurize kwakira Yesu Kristo n'umukiza muri aka kanya kuko ari byo byagufasha gukomeza urugendo, nawe ugasobanukirwa Yesu twamenye, uyu Yesu tuvuga, nawe akinjira mu bugingo bwawe agatangira kuyobora intambwe zawe kugira ngo mu gihe gikwiriye nawe uzabarwe wikiranuka, uzinjire mu rurembo Siyoni uhimbaza Imana. Reka dusenganire isengesho. Niba utaragira Yesu Kristo n'umukiza, urasubiramo nyuma yanjye uvuga uti Mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye, ngo unyobore umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, umbabarire ibyaha byanjye, usiba amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Yesu, ndakwakiriye, ngo uture mu mutima wanjye, unyobore mu minsi y'ubuzima bwanjye bwose. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mwami Imana, Yesu Kristo mushimiye kuko witanze ku musaraba w'Igorogota ukaducunguza amaraso y'igiciro. Senge buri muntu wese ukwakiriye Mwami Yesu Kristo ahaherereye hose, yaba kwakiriye ari mu kazi ke, reka umutima we utangire kuwubaka mu buryo bw'umwuka, utangire kumumenyesha iby'agakiza. Senge buri muntu wese wakurikiranye iri jambo kugira ngo umwubake mu mutima we, iri jambo ridusubize mirenge mu bugingo kugira ngo duhore tukubaha kandi tugushira hejuru. Urakoze Uwiteka kuko kwiringirwa niwe imbaraga zacu n'agakiza kacu, no turengera uko bukene uko bwije, niwe uzaturwanirira kandi ukatwambutsa muri urugendo amahoro. Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro, hagarara natwe, ubane natwe, udukomeze. Izina ryo rahabwa icyubahiro mu mitima yacu, ni izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye cyane gukomeza kubana natwe, mbashimira no gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Cape TV 47. Turi hano ngo tubwirize ubutumwa bwiza butavangiye, dore abantu benshi bayobejwe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Reka twigishe abantu kumenya Kristo kugira ngo tuzataha mu ijuru tuzarabagirane nk'inyenyeri nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Shalom shalom, amahoro y'Imana n'imbabazi n'ubuntu biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane natwe twese aho turi hose, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Bye. Ibihe byiza koko bw'Imana, tuzongera duhure tuganira uko Uwiteka azabishima. Murakoze.